ngaka gahinda muri gutera Imana, uri muribaza uko ejo bizagenda, kandi n'uyu munsi nta ruhare rwawe bigizemo, warabigerageje biranga. Imana ni umubyeyi, izi ko ejo tuzabaho, ibizi zaduha ejo. Icyo ishaka ni uko wemera ugakora uko imbaraga zawe zingana, ubundi gaha umugisha ibyo wakoze. Uyu mwana guhamya Imana iri muri bo yarayizi, yari yaramaze kuyimenya, yarazi ibanga ry'iby'Imana ikora. Harangije aratura aravuga ati nubwo ibi byose byabaye, nubwo twahuye n'ibigeragezo, nubwo inzara yaturiye, nubwo isi yatwose, nubwo twabaye iciro ry'imigani, ariko haracyari ibyiringiro muri twe ko hari Imana ibasha gukora ibyananiranye. Niguhamiriza kandi iyo ngiyo nikubwira ngo ndi kumwe nawe nzagutabara. Nshuti yanyu nkurikiranye, ntago nzi ikibazo ufite, ntago nzi ibiri guca mu komeza, ntago nzi ibiri kukugora, sinzi ukuryama. Washatse umugabo uzi ko ari kuzabona amahoro, ariko amashuka yawe niyagaza agahinda kawe. Washatse umugore uzi ko ugiye gutuza ukabona umuryango, ariko amashuka yawe niyabizi. Hari abagira ingeso yo guceceka bagatuza, agahinda kawe bakabura aho kabwira, rimwe na rimwe n'imitima igashaka guturika. Ariko reka nkubwire, ugire kwizera, ugire gukomera muri wowe harimo Imana, kandi iyo Mana iri muri wowe erega hari ibimenyetso tubona, hari ibyo yakoze birimo biratwereka ko n'ibisigaye izabikora, ko yaduhaye umwana wayo, ese izatwima n'ibindi bisigaye. Yesu nashimwe kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Ngira umugisha wo kubana namwe kuri aya masaha y'umugoroba. Abari ku masaha y'umugoroba birumvikana, ibi ni ibiganiro bitambuka ku ikoranabuhanga, kuri murandasi, kuri social media. Bishobora kuba ari mu gitondo wowe ukurikirana iki kiganiro, gira igitondo cyiza. Hanyuma niba uri ku masaha y'amanywa, igicamunsi cyiza. I Kigali mu Rwanda turi ku masaha y'umugoroba. Reka mvuge nti abadukurikiye bari i Kigali mugire umugoroba mwiza. Hanyuma kandi birumvikana ko amagambo mvuga saa yanjye ubwanjye, ahubwo bwirijwe n'umwuka w'Imana uri muri nge, yankoresha iby'ubutwari kugira ngo message ukwiriye kumva uyumve muri uyu mwanya. Nge nitwa Ikuzo Emmy, hanyuma ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'umwana. Data yangiriye neza kugira ngo uwo mugisha nanjye ugere kuri nge. Byari urugendo rukomeye, ariko Data yarabiteguye kugira ngo mu gihe nk'iki nzabigihamye. Ndaguhamiriza ko nawe mu gihe gito kitakurambira, Data ari byinshi ari gutegura ku buzima bwawe. Munyemerere tuze gusenga, hanyuma tuze gufata akanya gato katari buze kukurambira, twumva amagambo akomeye y'Imana yahumekeye muri iki gitabo, hanyuma Umwuka Wera akashyira muri nge kugira ngo abashe kugutunga nawe. Data turagushimye kuri umubyeyi w'imbabazi, tugushimira ubuntu no kugira neza kwawe. N'iby'igiciro gikomeye kuba mpagaze imbere y'ubwoko bungana gutya, n'iby'igiciro gikomeye kuba uyu mupapa ari kundeba akanyumva, ndetse n'uyu mumama, uyu mukobwa, uyu musore. N'iby'agaciro gakomeye. Wadukuye hari hakomeye, hari hagoye, hari haruhije, aho tutizeraga ko twajya imbere y'abantu ngo tubashe kuvuga, ndetse koko twabonaga bitakunda. Ntihari ikimenyetso na kimwe cyabitwemereraga kubera kavukire yacu, ariko kuko uri Imana ikomeye, itekereza umugambi ukomeye ku muntu ukamurema ukamushyiraho. Wari uzi ko uyu munsi isi yose muri rusange izabasha kumva aya magambo ushize muri nge. Nyemerera ntaba ari nge, ahubwo abe nge muri wowe, kugira ngo mbe igikoresho cyawe. Wemere kubwira ubwoko bwawe icyo ushaka ko bamenya muri uyu mwanya. Reka Mwuka Wera, Imana ikomeye, isezerano rikomeye, umufasha, umujyanama, acigikire muri uyu mwanya ukomeye, kandi abantu bose bankurikira muri uyu mwanya ubaho umugisha, kuko babwirijwe na Mwuka kumva aya magambo. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Shimye Imana rero kuko mfite umunezero. Ndibuka kera hari igihe nabagaho mfite umubabaro mwinshi, ntabasha guseka, ntabasha kwishima. Byari bikomeye kuri nge kuko nabonaga atari ikintu cyanyorohera kuba nabona ibyishimo ngo nseke, ariko uyu munsi ndamwenyura. Abo tumenyeranye bazi ko ntajya nshyiraho uruhu, niyo mpamvu nyine numva mfite umunezero. Munyemerero tuze kureba mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho 5, hanyuma tuze gusoma imirongo itari myinshi muri iki gice, hanyuma tuze kuganira ku mwanya utarambiranye, kugira ngo nawe
uze kuza aya magambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Namani umugaba w'i Siriya umubembe. Murongo wa mbere uravuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro, kuko ari Uwiteka aheshaga ab'i Siriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe ab'i Siriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Siriya banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja yaturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvisha abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisiraheli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Abisiraheli urwo rwandiko, rwari rwanditseho ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami w'Abisiraheli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyambaro ye, aravuga ati, ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni njye Mana yica kandi ikabeshaho? Nuko nimubitekereze, ndabinginze mumenye ko ari ukunyendereza. Murongo w'umunani. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvishe ko umwami w'Abisiraheli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, ni iki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke ansange, aramenya ko muri Isiraheli hariyo umuhanuzi. Unyemerere tuze kuganira kuri aya magambo, kandi icyo nshaka ko tuganira kuri uyu munsi ni insanganyamatsiko ivuga ngo muri twe hari Imana, muri twe hari umuhanuzi, muri twe muri Isiraheli hari ikintu gikomeye gishizwemo. Iyo mpamvu uyu munsi isi yose n'abakurenganya n'abari bugufi bwawe bakwiye kumenya ko hari Imana ihagarana nawe. Twasomye inkuru nyinshi zitandukanye, twumvisha abigisha benshi batubwira inkuru zitandukanye, kandi ibi byose byagiye bica mu matwi yacu, ndetse ibindi byaciye mu maso yacu. Ntabwo ari njye uhagaze imbere yawe bwa mbere, sinanjye wa nyuma. Hari abenshi batambutse, hari n'abandi bazatambuka, kandi bazakubwira amagambo akomeye, ndetse amagambo y'ubwenge, amagambo ari muri Bibiliya. Benshi niyo bagira komanteri nini, ariko agomba kwirefera muri Bibiliya kugira ngo aguhe amagambo ahaturutse ari muri we. Inspiration cyangwa ikidufasha kidutera kumenya ibyo ni amagambo tuba twasomye. Twasomye umwami ukomeye, dusoma inkuru isa naho ari ndende, ariko twasomye igice. Iyi nkuru urayizi, si ubwa mbere yumvise, ariko uyu munsi iyi message cyangwa se aya magambo anyuze muri nge kugira ngo wongere kumva ububasha no gukomera kw'aya magambo avuzwe n'akanwa k'Uwiteka. Uyu Namani yari umugaba w'ingabo ukomeye, nkuko twavuga ngo dufite nde mu gihugu turimo. Dufite umugaba w'ingabo ukomeye, twese turamutinya, kandi yagabye urugamba aratsinda. Ndashaka uze kumva aya magambo. Uwiteka cyangwa se Imana n'umubyeyi, umurezi, atuba bugufi, araturera, amenya ibyo dukeneye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Niwe umenya ibyihishe. Abahanga baravuze ngo hari icyumba umuntu amenya atunze wenyine, akakimenyaho n'Imana na shitani ari batatu. Kugira ngo uzamenye ibanga rimwe icyo cyumba, nuko nyiracyo aba yavuze. Atavuze ntiwapfa kukimenya. Rimwe na rimwe niho benshi umwanzi anyura akamwongorera, cyangwa se niho Imana inyura gukiza, kugira ngo wizere aya magambo, hanyuma numara kwizera aya magambo ubashe gukira. Kuko abantu benshi bakira babanza kumva, hanyuma yamara kumva akizeza umutima ibyo yumvishe, hanyuma yamara kubyizeza uwo mutima akabyatura, hanyuma umuntu agakira.
hari amagambo akomeye nifuza ko tuganiraho ari muri iki gitabo, kandi ni amagambo y'ubwenge ari bugukize kandi nanjye akankiza. Uyu Namani ntidusomye ko yari umwisiraheli, uyu Namani ntidusomye ko yari ubwoko bw'Isiraheli, uyu dusomye ko yari mu gihugu cy'Isiriya, ubwoko Imana itigeze imenya, ubwoko Imana itavuzeho, ubwoko Imana itahaye amasezerano, ubwoko umuntu n'umwe atakwiyumvisha ko Imana yagira ikibakorera. Ariko wumva amagambo akomeye ngo uyu mugabo yari intwari, kandi iyo yashoraga ku rugamba yatsindaga urugamba. Wumva ikintu gitangaje gikomeye nshaka ko tuza kugarukaho uyu munsi. Uyu mugabo ubwo yashoraga agiye kurwana n'Abisiraheli, yagezeyo Imana imuhesha gutsinda nk'uko bisanzwe, ariko wibuke ko ari umunyamahanga. Ariko kuko Imana imuhaye gutsinda kandi agatsinda ubwoko bw'Imana, hari ikintu gikomeye kiba mu buzima bwawe Imana ifite ikiri gutegura. Iyo ni inyigisho yo kugira ngo abantu bazigire kuri icyo kintu. Niyo mpamvu ngira ngo uyu mwanya uze gufatanya nanjye kumva aya magambo. Hanyuma uyu mugaba w'ingabo z'Isiriya arangije amaze gutera muri Isiraheli, Uwiteka amuha kunesha kandi anesha ubwoko bw'Isiraheli. Ijambo rirambwira ngo arangije anyaga y'umwana w'umukobwa, umwana w'umukobwa ugiye kuba igisubizo, umwana w'umukobwa ugiye kuba intsinzi, umwana w'umukobwa ugiye kuba umuyoboro wo kugira ngo bamenye ko muri Isiraheli cya gihugu bateye, cya gihugu banesheje, cya gihugu banyazemo abantu benshi, ariko harimo Imana. Nshuti, hari ubwo umuntu mwicara mukaganira akakubwira amagambo akomeye, akavuga inkuru nziza ukumva inkuru iraryoshye. Ndashaka kukubwira akantu gakomeye. Niwumva avuze ngo ariko ibya mbere byose bitubesesha agaciro, umenye ngo hari ikindi kigiye gukurikiraho. Aguhe story, mwishime munezerwe. Nujya kumva wumva aravuze ngo bati ariko hari ikibazo. Kubera iki? Ibyo yavuze mbere byari byo arimo kubwira wabyishimiye cyangwa se wabigaye, ariko tugiye kumva andi magambo akomeye ya nyuma y'iri jambo rivuze ngo ariko. Uyu mwami cyangwa se uyu mugaba w'ingabo, uyu mugabo ukomeye w'intwari, ngo yari umunyembaraga, ariko biratubwira ngo ariko yari abembye, yari afite ibibembe, yari afite igishakwe, umutima we ntiwari unezerewe. Ndashaka nkubwira ikintu gikomeye. Wowe wamenye Imana ufite ibanga ritandukanye n'utaramenya Imana. Impamvu ni iyihe? Yesu yavuze amagambo akomeye avuga ngo ndabaha amahoro aseseka mu mitima yanyu, muragira amahoro. Kandi aya mahoro si nk'ay'abisi batanga, kuko abisi ntibatanga amahoro. Uwisi ashobora kukunezeza akanya gato, hari terimi ivuga ngo unyiciye umunsi. Uwisi ashobora kuguha umunsi rwose ukaryoha ukagenda neza, ariko ni umunsi yagukoreye mu kanya uri buze kwibuka igishaka ufite, uri buze kubura amahoro kuko nta mahoro ufite yuzuye. Ariko kwa Kristo niho hari amahoro, kuko niwe utanga amahoro asendereye kandi ntatanga nk'uko abisi batanga. Uyu mugabo Namani cyangwa se umugaba w'ingabo wari ukomeye, yari atinyitse, yari afite imbaraga. Turabazi bakomeye, turabazi bafite ubutware, turabazi bavuga amagambo akomeye, isi kabumvira, isi kabapfukamira. Ariko wakwereka gato ushobora gusanga mu cyumba cy'aharara ari amarira gusa, ushobora gusanga mu cyumba cy'ari agahinda. Uyu munsi dushobora kukubona nk'umuntu ukomeye, uyu munsi dushobora kukubona nk'umuntu uguwe neza, uyu munsi dushobora kukubona nk'umutunzi. Dore iby'isi byose tubibara mu mafaranga. Dushobora kubona uyafite uyatunze, nyamara twe turi kwirirwa ubusa. Dushobora kukubona ufite amafaranga, nyamara twe twayabuze. Ariko aho uryama uburiri nibwo buzi agahinda kawe, imyambaro wambaye niza agahinda kawe. Shuti, ndashaka kukubwira Imana iri mu Isiraheli. Wumva ukuntu Imana itangaje, wumva ukuntu Imana ari umuhanga. Irashaka kubereka gukomera kwayo, irashaka kubereka ko ifite ubwoko yatoranije. Iremeye baragenda bajya kunyaga. Bamaze kunyaga bafashemo uyu mwana w'umukobwa, niko biri yatubwiye. Baramuzana, arangije ajya kuba umuja wo kwa Namani. Nahoze ngira agatekerezo gato ndibaza, ndavuga ngo uyu mwana yarungurutse sebuja byagenze gute? Nuvuga ngo iyi Imana ishaka guca inzira,
nuvanga iyo Imana ishaka kugukorera ikintu ntushobora kumenya inzira izacamo, wowe urategereza gusa. Namani nkuko tubibona yari umuntu ukomeye kandi wari ufite amafaranga muri Siriya, agera ku mwami direct, agera ku mukuru w'igihugu direct, baravugana imbona nkubone. Ntiyarabuze amafaranga yo kwivuza ahantu hakomeye, ntiyarabuze amafaranga yo kujya kwikiza, ariko ntiyabashije gukira kubera iyo mpamvu ibibembe bye nta handi byari gukirira usibye muri Isiraheli, kugira ngo bamenye ko hari Imana ikomeye. Haleluya. Iyo ndiho numva aya magambo yo kumva ko muri twe hari Imana kandi Imana ikomeye, numva mfite umutima utagize icyo ubuze, numva nkize, numva ntekanye. Umuntu mwegeze kutubwira ngo abarokore ngo impamvu bahorana umunezero nuko bazi ko nibitakunze uyu munsi ejo bizakunda. Buriya umuntu ushonje umubwiye ngo ejo nabwo uzabwirirwa, n'ejo bundi uzabwirirwa, yapfa da, yahita kuko uyu munsi niba inzara yamuriye afite icyizere ko wenda ejo azarya, kabone n'ubwo ejo azabwirirwa utayimubwiye, n'ejo bundi bishobora kugerayo, n'umunsi ukurikira ukagerayo nta kintu yabonye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wibeshye ukamubwira ngo n'ejo uzabwirirwa, yahita ashiramo umwuka agapfa. Ndakubwira ibi sinjya nkunda wenda kuvuga ubuhamya, turi mu biganiro rimwe na rimwe hari ubwo bigucika gutyo ukavuga. Hari ahantu nigeze kugera bikomeye, sinagiraga umwanya uhagije wo gusenga kuko numvaga nari mu gihe numva nyine bitanshobokeye. Hanyuma jyana n'abantu tujya gusenga, umumama umwe sinzamwibagirwa arasenga aravuga ngo Imana inyeretse kugirira neza, Imana inyeretse gutuza mu uyu mujyi. Ndanyine ndavuga nti waruzi n'ikindi ku mutima, nta nubwo nikirije kuko burangiyewe iyo ibintu bitanyuze ntibiba binyuze, ndakubwira nti ntibinyuze. Ariko mbona ntabimubwira, ntangira gusenga mu mutima, ntikifuzo nari mfite ndagihinduye. Nari mfite ikifuzo cyo gusengera ahantu nacumbika. Hanyuma bitambwira Imana mu isengesho, ndabibwira nti uzabyihorere ariko uzampa ibyo kurya. Icyamu uyu munsi ndibuka hari umugabo umwe wenda ashaka kumbona bitaga Zakariya, nasenze mwatura amagambo abana Imana ndakwinginze uyu munsi Zakariya ngaburira, ambabare yampa ibiryo. Numvaga nuvuga ngo situation urimo, ubuzima ubaha aho uhagaze muri ako kanya, wumva icyo ukeneye ari icyo uwo mwanya. Ni iki Imana itazi ku buzima bwawe? Imana izi nzira aho uzakirira, Imana izi aho uzabonera, Imana izi aho uzarongera, ariko twe ntitubibona. Ndashaka kukwereka impamvu mvuga aya magambo. Uyu mwana w'umukobwa nubwo yari ari mu rugo, nubwo yari arimo arumuja, ariko arangije aravuga ati nubwo baje iwacu, nubwo baturwanyije, nubwo ba data bapfuye, nubwo urugamba rwakomeye, nubwo abantu bacu babanyaze, nubwo ibintu byacu babinyaze, nubwo nanjye bantwaye, ariko nibutse ko hari Imana ba data batwigishije. Ndifuza ko nawe wahamya Imana bakubwiye, ariko noneho mugahura ukaba ubizi neza ko Imana iri muri wowe. Ntago bisaba ngo duhanure mu bundi buryo. Amagambo yose ubasha kwatura waramaze kwizera, waramaze guhagarara mu bwo butwari, ayo magambo azagira umumaro, ayo magambo azakora. Mwana w'umukobwa arangije abwira nyirabuja ati icyama data buja akamenya ko iwacu muri Isiraheli nubwo baje bakatunyaga, nubwo batwishe, nubwo twakubiswe icyo gihe, nubwo twashonje, nubwo twambaye ubusa, nubwo badusetse, nubwo twabuze aho tunyura tukabura ubuturo, ariko muri twe harimo Imana. Nshuti yanjye nubwo ushonje, twe turi ingero, twe turi bihamya bibasha guhamiriza abandi. Ngenda guhamiriza, urebye uko ngana, nuko mvuga, nuko meze gutya, wari kukunyereka mu myaka runaka yatambutse, ntiwakabaye wemera ko ari njye. Reka rero mbi gihamya kiguhamiriza. Umwana w'umukobwa avuga amagambo meza, avuga ati iwacu muri Isiraheli, iwacu icyama bakamenya ko iwacu Samariya hari Imana ibasha gukiza ibibembe. Yari yarabibonye, yari abizi neza. Iyo udafite ikigukomeza muri wowe,
ucika intege, uratentebuka, uracogora, bivamo, isi irakugaraguza gati, kandi n'ubundi birangira nta buzima ubonye, birangira n'ubundi utsinzwe. Uyu munsi abantu, ikiremwa muntu, twishimira ibyo ducamo iyo ari byiza, ariko iyo ari bibi rimwe n'imwe ntibidusigira isomo. Hari ubwo wikubira ibintu, hari ubwo wumva ushaka kwinjira mu bintu byagushimisha bikaguha umudendezo, ariko reka nkubwire ikintu kimwe ni ugutuza Imana. Ikintu kimwe gikomeye ni ukubanza Imana muri wowe. Nigeze nganira n'abantu rimwe ndababwira nti uyu munsi uri umubyeyi, uramutse utaje ukagera mu rugo uvuye mu kazi, wakoreye amafaranga, wavunitse, watutubikanye nk'uko twakoze, hanyuma ugeze mu rugo usanze umwana muto wawe wiga muri garidiyene ari kurira agahinda kamwishe, ari kuganya, yacuritse umutwe mu maguru, ukamubaza uti Keve wabaye iki? Akavuga ati mama ndimo ndibaza icyejo nzarya, ndimo ndibaza aho nzakura school fees ejo. Kandi mu by'ukuri umubyeyi wavunitse, barubwira agahinda wagira umubyeyi, ngaka agahinda muri gutera Imana, uri muribaza uko ejo bizagenda, kandi n'uyu munsi nta ruhare rwawe babigizemo, ababigerageje biranga. Imana ni umubyeyi, izi ko ejo tuzabaho, ibizi zaduha ejo. Icyo ishaka ni uko wemera ugakora uko imbaraga zawe zingana, ubundi gaha umugisha ibyo wakoze. Uyu mwana guhamya Imana iri muri bo, ntibuze kwihuta kugira ngo nze kugana ku musozo. Uyu mwana guhamya Imana iri muri bo yari ayizi, yari yaramaze kuyimenya, yari azi ibanga ry'iby'Imana ikora. Harangije aratura aravuga ati nubwo ibi byose byabaye, nubwo twahuye n'ibigeragezo, nubwo inzara yaturiye, nubwo isi yatwose, nubwo twabaye iciro ry'imigani, ariko haracyari ibyiringiro muri twe ko hari Imana ibasha gukora ibyananiranye. Arangije yatura amagambo, umva amagambo akurikira. Namana amaze kubimenya abwira umwami ati ba bantu twanyaze hahandi twagiye muri bwa bwoko, ngo hariyo ngo umuntu ushobora kunkiza indwara yananiranye, ibibembe, indwara mbi. Umwami arangije yandikira umwami w'Abisirayeli, warabwira ngo mboherereje uyu mugaragu wanjye Namani umukiza ibibembe. Ndagira ngo unyumvire umwana muto warushije umwami kwizera, umwana muto amaze guhamya ko iwabo hari Imana. Umwami wakabaye afata iya mbere agahamya ati iyo Mana iri iwacu, niwe wa mbere avuga ati barimo baranyendereza, ubagarutse kwica abandi. Inshuti yanjye, uyu munsi nutentebuka ugacika intege, yankunda kubwira abantu ntibyaha biragwira, ariko icyaha cyo kwiganyira gitera Imana agahinda. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umutima utizera ntushobora kunezeza umwami Imana. Umuhanuzi amaze kumva aya magambo, arangije abwira umwami ati niki cyabaye? Wibagiwe Imana yatugiriye neza? Wibagiye ko muri nge harimo Imana? Wibagiye ko ndi umuhanuzi w'Imana? Haleluya. Ndashaka guhamiriza umuntu wese umubwire ngo uko byimeze kose, uko byagenze kose, ibitugora n'ibituvuna byose, ariko iwacu muri Isiraheli harimo Imana. Ariko iyo twizeye n'Imana, ariko iyo twategereje n'Imana, ntizadukoza isoni. Ikibazo nuko ducika intege, tukabivamo, tukabishingukamo, umunsi zikatugaraguza gati. Inshuti yanjye, ndashaka ugire guhamya. Niba ushaka kunezeza Imana, gira kwizera, shingira ku byo yakoze. Hamya uti wacu harimo Imana, iwacu muri twe harimo Imana. Umwana wabyaye mu rugo azanye navuga ati nabonye Imana ya papa, nabonye Imana ya mama, ngomba kuyizera, ayiringira. Wa munsi byari byanze, Imana yayigaragaje birakunda. Uyu munsi aho wicaye uri mu bintu bikugoye, uri mu gahinda, ndabwira abantu ngo turi guca mu bihe bikomeye, ndabwira abantu ngo turi guca mu bihe biruhije, ariko nta bundi buhanuzi bukomeye ukeneye, umutima wawe ugiye kuguhanurira muri uyu mwanya. Umva ikintu ugiye gushingiraho wihanurira. Yakugaburiye wari ushonje, yaguhaye umwana wari umubuze, yaguhaye umugabo wari umubuze, yaguhaye urugo wari urubuze, yagukijije uburozi, yagukijije intambara, yagukijije ubunyereri, yagukijije ibikoko byari kugusanga nijoro usinziriye. Burya n'isazi ryinjiye muri wowe wapfa, ikinyenzi gitambutse kikakwinjiramo wapfa. Imana yakikurinze. Icyo ni igihamya kiguhamiriza ko nibisigaye kuri wowe byoroshye kandi Imana izabikora. Ibi bigutere guhamya ko muri wowe hari Imana.
uyu munsi abantu b'Imana baraganira akakubaza ati Kigali muraho, ngo oya ngo byacitse byakomeye, ariko nta kintu na kimwe cyacitse Kigali. Ni ibihe biri guhinduka, ni isi iri guhindukana n'ibihe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko mwe mwamenye Imana muzakomera, kandi nimumara gukomera izakwereka ibyiza abakoresha by'ubutwari bikomeye. Impamvu nkubwira aya magambo, iyo nkubwira narayibonye, yanyuze mu maso yanjye ndayibona, irandera ndi umwana mutiranguza, impindura umugabo, ntarabonaga uburyo, ntarabonaga inzira. Iyo niyo nkwamiriza nkubwira ngo muri twe mu bwoko bwatoranijwe, mu bakunze Imana, abo yabanje gukunda bakayimenya, harimo Imana idahinduka. Iyo ngiyo niyo iguhamiriza, kandi iyo ngiyo niyo ikubwira ngo ndi kumwe nawe nzagutabara. Inshuti yanjye nkurikiranye, ntago nzi ikibazo ufite, ntago nzi ibiri gucamo uko bimeze, ntago nzi ibiri kukugora, sinzi ukuryama. Washatse umugabo uzi ko ari uzabona amahoro, ariko amashuka yawe niyo yagaze agahinda kawe. Washatse umugore uzi ko ugiye gutuza ukabona umuryango, ariko amashuka yawe niyo abizi. Hari abagira ingeso yo guceceka bagatuza, agahinda kabo bakabura aho kabwira, rimwe na rimwe n'imitima igashaka guturika. Ariko reka nkubwire, ugire kwizera, ugire gukomera muri wowe hari Imana, kandi iyo Mana iri muri wowe, erega hari ibimenyetso tubona, hari ibyo yakoze birimo biratwereka ko nibisigaye izabikora, ko yaduhaye umwana wayo, ese izatwima n'ibindi bisigaye. Humure, ushaka ubwami bw'Imana muri wowe njya nkunda kubwira abantu ngo rimwe na rimwe buriya agakiza ntago ari intambara. Erega nawe ubwawe uricara umutima ukakubwira, ibyo umutima ukubwira muri kuganira ni ukwereka, ni ugushinja ikibi, kandi ni ukubwira ngo ukabikosa. Kuri wowe ugabanye kwiheba, wongere guhangayika, wongere kwiheba, kuko umutima ubabaye wakabaye nyine ufata umwanya wo gusenga. Umutima wishimye ukaririmba. Mwanditsi w'igitabo arangije arandika aravuga ngo mu isi igihe kigira igihe cyacyo. Wasanga uri mu gihe cy'umubabaro, wasanga uri mu gihe cy'ibyishimo, wasanga uri mu gihe cy'agahinda, ariko hari ikindi gihe kiza gusimbura icyo gihe. Niki Imana igutegereje mu nshuti yanjye, ndagusaba ukomere kuko nanjye nkomeye. Ntago dukomezwa n'amagambo abantu baduha amasezerano akarangira, ntago dukomeza n'ibyo abantu batwizeza, ibyo batwizeza birarangira. Ariko ndagira nkubwira amagambo akomeye, ivugana natwe, ihagararana natwe, iyatureze ikadukuza, itugejeje aho tugeze uyu munsi, izabana nawe ubuzima bukomeye, mu bintu bikomeye. Si ibindi bikomeye ndi buguhanurire, si ibindi bikomeye ndi bukubwire, kuruta kukubwira ngo umutima wawe birakwiriye ko wizera Imana, kugira ngo ubashe kunezeza Imana, ibindi byose uzabibona. Nyemerera dusenge uyu mwanya, tubwire Imana ibiri ku mitima yacu, tubwire Imana ngo Data, nibutse ko hari ibyo wakoze, koko bigiye kuba iki binyigisha, ni ibihamya by'ibisigaye uzakora ku buzima bwanjye, uzakora ku muryango wanjye, uzakora mu kazi kanjye, uzakora ku masomo yanjye, uzakora mu buzima bwa buri munsi. Data, turagushimye kuri umubyeyi w'imbabazi. Byose ntago twabibonye kubera ko twakiranutse, suko twabaye abakiranutse, ko dukiranuka kubw'amaraso. Ni imbabazi twagiriwe. Adamu wa mbere yadusize icyaha, wa kabiri aratwoza, dukijijwe n'amaraso, iyo yonyine tubona gukiranuka. Ntitubona umugisha kubera ko twagiye kuhinga, ntitubona umugisha kubera ko twabikoze kugira ngo tubashe kwiturwa. Ibi byose tubona kubw'imbabazi zawe. Hari abari guhinga uyu munsi, ariko uzabahera umugisha mu mirimo y'amaboko yabo, atari uko bakiranutse. Ariko imitima yacu ikeneye gutunga Imana, imitima yacu ikeneye kwizera, imitima yacu ikeneye kunezeza umutima w'Imana, kubera ko twuzuye kwizera, kubera ko twuzuye guhamya. Nzi neza ko uri kumwe natwe, utadutereranye, utadusize. Nibikomeye kuri twe kuko waduhaye umwana wawe kugira ngo adukize icyaha, karande, urupfu. Niko n'ibindi byose uzabiduhera mu isi. Abantu benshi bizerera mu bigaragara, abantu benshi bizerera mu byo tubasha gukoresha intoki, kandi ibi byose ni ibikoresho dukoresha, dukwiye kuyobora no gutegeka. Reka buri wese mu gihe arimo yitegura kujya mu kindi gihe abashe gukomera, kugira ngo ubutsinzi n'imbaraga n'ubutware bikomere muri we. Urakoze kugize neza, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu.